a Brazilian, a Turk and an Algerian. This is the Rwandan. Muvunyi in the yellow of Rwanda. Personal best of 1:56. This is a T46 classification and this... gahunda yo kuza kunsiga urumva ufite gahunda yo kunsiga ahubwo nirukanse kera ngiye mu ryari ubwo ufite imyaka ingahe? 2 se kitogisha wewe kwita ku myaka oya imyaka se ntikonta turareba ubungubu ahubwo aho ukera minima yawe izakugera muri Olympique shaka ko ari ngiye bazayiha babeshi basi musigaje ari iminsi ngaho kugira ngo mujye muri dusigaje ubu kuri 29 singira ngo nsigaye guca mu cyumweru cyonyine gusa cyo kintu kigiye guca ati nako niho tuzaba dukandagiye turiyeretse mu kirere kutabumuhira ngo nze mufashe kuri imyitozo kandi mu atlete ukomeye naguhemba iki ko nayo bankara urusenda bagwagaye kwanza baratanze igipfunsi noneho baratanze igipfunsi gitandukanye n'icyo nayo babahaye Londres twari dufite amafaranga natwe twagize tuvuga twari amafaranga dufite amafaranga uburyo ubona kino gufite courage reka genda nubwo babaye nica n'ikizi kwa gatanu bara ubigize ibanga n'ibanga ntacyo bari ikintu cya mbere n'akazi biteguye kunsiga aho bwire dukora amatura angahe bora nk'abiri yonyine witoza we ndashaka kugendera kuri ritime yawe kuko nge nta kibazo nshyize kuri ritime yanjye ntabwo wajyamo ahubwo ngewe ndagenda kuri ritime yawe ngewe nshyizeho iyanjye ntiwabyimba ariko ziruka iriyo ziruka mu cyatanu ziruka icyatanu na metero no muri metero 100 naho ngo mbwira izi nkweto nizo nyine bagiramo inama yo izi nkweto nizo zabugenewe kwirukanka rero nta ushyizemo izo ngizo nta muntu wasiga ntawe kabisa ziraremereye wambaye izo ukambara neza uhita ubyumva iyi ngiyi ifite nk'amagarama atarenga nka 6 guti cyangwa 7 bayoroshye n'uburemere noneho reba n'uburyo ikoze bana ifite utuntu tw'utwinyo nitwo tugenda dufata muri ya tapi iyo wiruka dufata mu itapi ku buryo ubasha gukurura vuba vuba bitandukanye n'iyo rero ko ngiye gucagaye gose kuko mubisigaye kereka nuzanira mu kameramani wawe wenda umwe akajya asigara hariya undi hariya kandi nabwo nabasiga nubwo twazo turi bejo badukorera amaturu niko badukorera amakuru turagenda gutya muri direction twese twiruka duca gutya ntabwo mushobora kugenda gutya oya ntabwo bibaho kabisa niwo maritime none niko mumaze iminsi ngaho mukora imyitozo urebye kuko wavuye mu Budage ryari ntabwo nibuka itariki neza ariko ndumva ari nko mu kwa 3 wanza navuye oya mu kwa 7 cyangwa mu kwa 6 ngaho niho navuyeyo Tanzania nyine nkomeza gukora imyitozo nyine kuko koraga imyitozo twari tutaratangira na rukare nk'ubu ariko n'ubu ntiturayitangira ko muzagira gute cyangwa 29 rukare muzayitangira ryari ni nkaho ngiye natangiye nkora rukare gisterina n'ubundi rukare gisterina kuri ngiye nayo ifitiye akamaro cyane nta kindi kintu babateganyije kijyanye n'umwiherero cyangwa imyitozo idasanzwe kugeza amagingo yanga se ntiwasanza wasanze nta mwiherero ntaho kabisa twe dukora ngiye nkora nitahira kuko ngewe umbwira ngo ngende njye kuryama muri hoteli ntabwo ari ngombwa gusa bagiye mbona ibyakangenewe n'ubundi ndi muri hoteli nta kibazo kirimo rwose nge nazajya Brazil ngenda tujya ku kibuga cy'indege tugenda nabyo kujya kuryama muri hoteli ntabwo nge mbikeneye cyane. Kuki se uri guhitamo gukorera kuri hano ku stade Amahoro? Iyi stade impamvu nge nza kuyikoreraho n'ubundi niyo tuzakiniraho tuzakinira kuri stade imeze gutya ifite track nk'iyi ngiyi wowe urumva ntabwo
ntabwo najya gukorera ku gitaka nakagombye kuza kwigereza hano. Iyi piste umaze n'igihe utayikoreraho ubyimba amaguru arabyimba, usibye ko n'iyi yacu ze gusaza. Urakandagira two mu nkweto tugakandagira tukagera ku mucanga hasi, ku buryo uzajya kujya kuzamura none gusa kuzamura bita bizamuka. Urabona hano yacitse, harimo umucanga hari hasi. Noneho iyo ukandagiye amano turatuntu bumva tugeze contact n'ikirenge ku buryo tukubabaza, ku buryo rero hamaze gusaza. Yukandagiye nabi rwose, haraho ngera nakandagira nkahita mbyumva ko nkandagiye ku mucanga hasi, bitera nabyo rero amaguru. Warya wowe mufite ibihe bingana gute ngo njyewe ngo metero 1500 metero 1500 ibihe mfitemo iminota n'amasegonda n'amasegonda arindwi. Ubu rero uwa mbere afite amasegonda minota 3 amasegonda 55. Arakurusha amasegonda. Arandusha amasegonda kabisa arayandusha, ariko ubu ngubu urebye ni time urebye n'ukuntu bimeze ntabwo gamo byibura metero 50 ntabwo zari zirimo. Ubwo rero bivuge ngo no kukirukanka 1500, ariko ubu ngubu kabisa byo ndabizi bitewe n'amakompetisiyo nagiye nitabira. Ubu maze mu cyatanu ni hano bataka, ugomba kwegera igikundi iki gihe iki n'iki. Akunda umugani wacu twagiye twirukanka tuzira kugera kuri ligne tekinike y'uwataka nka ryari wowe. Ngewe igihe natakira akenshi iyo tugiye kure, kuko iyo tugeza tuba tugiye kurana, iyo tugeze hano muri metero tuba tubura metero 200 ngo turangize. Rero tubura metero 2 ngomba za imbere, ngomba kwita nimba warundi imbere, ngomba kuza nkakwegera nka gutya, nkakwegera nkumva abantu bari imbere gera hano muri metero 150 rero guhita ushyira mu sprint nibwo uhita ubona n'umuntu ushobora kuza kukugina. Iyo ugeze hano ukahita usipurinta umuntu ugukurikiye, nibwo uhita uvuga uti ubona basize kabisa. Ubutumwa ni guha abanyarwanda bo bakomeze bambe hafi abafana kabisa, bajye bamura hafi amasengesho menshi kugira ngo byibuze nzagerageze hariya, kandi nanjye ndumva ndimo kubishyiramo umuhati kugira ngo nzagerageze gukora ibihe byiza. Ndabona ngo kugera hariya nibura dute dusoza none. Ariko ubundi wigeze ukina uwuhe mukino? Yewe football, ariko kwirukanka urumva muri football abantu se umuntu uva muri football football no kwiruka kuva hano ujya hariya buriya abahanga ni bakubwira ngo muri football umuntu nibura ava mu kibuga yirukanse nk'ibirometero nka 3 wirukanse bike, kandi nabwo yiruka hagarara ariko ibi ngibi byo kugenda gutya boro ariko ntabwo njya mu kibuga njyewe habanje kugira ko gukoresha form nabyo byiza kuko hari kwirukanka nakwirukanka n'umunsi wose urumva nubwo ntarabigerageza, ariko umuvuduko biba byiza iyo ubanje kwishyushya, kuko n'ubundi ushobora kwiruka ugasanga ugize ikibazo mu mubiri. Iyo ubanje kwishyushya biba byiza. Urabona kariye ntayitangira wayiko niko shayba ndabona babazungu ntabwo bazagusika shayba bashaka uzko byinshi n'imbyumvishije izi nkweto wumva koko zigize gute? Ziraremereye nkumva ngewe biba binyoroheye cyane, biba binyoroheye rwose, kuko niyo iyi nkweto uyiteruye uhita wumva yoroshye cyane. None se ubundi usibye amazi nta kintu kindi ubundi usibye amazi hari igihe nizanira ngura nk'umuneke, pome, ariko uyu munsi byanciyeho ariko nanabifatana nyuma ndangije nta kibazo. Ko nyamona muri Brazil hano harashyuha ubu gusa abariyo bambwiye ko ibihe byaho birahindagurika, ugasanga hari igihe hakonje mukanifubika pe. Nk'ubu nabibonye ejo bundi barimo bakina marato, mbona ukuntu barimo kwirukanka n'imvura iri kugwa,
ndavuga kandi wa mugani ugize nk'amahirwe wakwitoreza no mu mvura hano se wayikura hehe byagorana gusa ariko nta kibazo ubwo nitoreza mu bushyuhe nta kibazo kirimo. Izo nkweto zigura gute? Iyi ngiyi nayiguze ibihumbi 57 by'amanyarwanda. 57 by'amanyarwanda niyo nayiguze. Ubwo rero nshaka ngo izakine hariya mu Rio nyimanika nkayibika. 57 by'amanyarwanda. 57 bituma kugira ngo nawe ujye ukina ntarebe kabisa. So wakoze cyane. Sawa sawa. Imyitozo yari byiza cyane. Nuva no muri Rio nzakomeza turamfashije uzaze dukomeze dufatanye. Nubwo wamanika inkweto nkuko wabimbwiraga mu kanya gatoya dukomezanya nta kibazo. Nta kibazo. Kugira ngo kariyeri nayitangira. Wajya ukomeza kwikorera entraînement wiyamiza nta kibazo kirimo. Abakomeje kurikira Royal TV turi mu kiganiro half time aho twari kumwe n'umuatlete w'umunyarwanda Muvunyi Elmas Cliff ugomba guhagararira u Rwanda mu mikino ya Paralympique izatangira i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 5. Abari baduhagararira mu mikino ya Olympique yashojwe ku cyumweru gishize muri iki cyumweru gishize ntibabashije kuduhagararira neza ariko amizero ndetse n'ibyiringiro by'abanyarwanda biracyari kuri Muvunyi Elmas Cliff witabiriye imikino ya Paralympique 2012 yabereye i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza akabasha kuza ku mwanya wa 4. Harya ku mwanya wa 4 waje? Waje ku mwanya wa 4. Harya wari waje ku mwanya wa 3 yakurushije ibihe bingana gute? Waje ku mwanya wa 3 kigiye yakoresheje umunota umwe n'amasegonda 55 gutyo muri metero 800. Ukoresha ngiye icyo gihe nakoresheje umunota umwe n'amasegonda 55 uko yari yakoresheje 53 nkoresha 58 amasegonda 2 gusa isegonda rimwe gusa byabuze kugira ngo umunyarwanda Muvunyi Elmas Cliff abashe kuza kuri podium atware umudari wa bronze ariko ubu ngubu icyari isegonda rimwe i Londres turitega ko kizavaho muri Brazil Rio de Janeiro. Ndabeshya Muvunyi Elmas inshallah ikizere rwose ndumva nanjye ngifite kugeza amagenga yangaya aravuga ngo inshallah Imana nibishaka ubwo birumvikana Imana nibishaka ikabishakira abanyarwanda dore abanyarwanda turagira tuti Imana yirirwa handi gataha i Rwanda harya muzasiganwa za buri ku itariki singahe babaye calendrier ngewe nzi ko ku itariki 16 z'ukwa 9 mfite competition metero 1500 ariko metero 400 sindamenya date ntabwo uramenya date birumvikana. Ubwo rero kuri iyo tariki twizere ko Imana izirirwa handi igataha i Rwanda nkuko tubivuga abanyarwanda kandi tubyizera. Ku ruhande rwa Muvunyi Elmas Cliff akabasha kwegukana umwe mu midare 3 iba itumye agenda hariya. Muvunyi ngira ngo wagira icyo ubwira abakunzi ba half time abakunzi ba Royal TV. Okay, ngewe ikintu nababwira amasaha yangaya ndagije imyitozo sinzi hana amasaha ageze wanze ageze nko mu masaha 7 wanza ndangije imyitozo ya masaha rwose ikintu nababwira bambe hafi amasengesho menshi kugira ngo hari ahantu amasengesho buriya Imana iyo usenzera kumva. Ubwo rero nicyo cyambere amasengesho bashyira amavi hasi bansengere kugira ngo hari ahantu nzabashe kwitwara neza kandi nanjye ndumva nkeneye umudari cyane kurusha uko bo baba bawukeneye. Niwe wa mbere ukeneye. Niwe ukeneye cyane. Ubwo rero kugira ngo rwose ntuza yanjye stati yanjye irusheho kugenda imera neza nkeneye muri ya mudari wo muri Paralympique ni nka hari wo ndimo kuburamo. Ubwo rero ndawushaka cyane kugira ngo ndusheho kugenda nubaka izina. Mwamwumve rero Muvunyi Elmas Cliff icyizere ni cyose kandi icyizere dufite aho tugishingira. Muvunyi Elmas Cliff mu marushanwa mpuzamahanga yagiye yitabira nyuma ya Londres yagiye abasha kuza kuri podium hose turabyibuka cyane mu mikino ya Jeux Olympiques yabereye Congo Brazzaville uzana umudari wa zahabu Jeux Africains wazanye umudari wa zahabu amarushanwa za Grand Prix z'Imbere uretse Qatar wonyine mutabashije kuza muri batatu ba mbere ahandi hose Muvunyi Elmas Cliff yabashije kuza muri batatu ba mbere. Amahirwe masa rero kuri Muvunyi Elmas Cliff wakoze cyane imyitozanya nawe byari byiza cyane n'inkunga wanteye kugira ngo uze kumfasha imyitozo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ciao.